Reka nongere ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi ku munsi, gwifurize umugisha w'Imana, ngwifurize abahirwe, ngwifurize gukomera no gukiranuka bituruka ku mwami Imana. Imana rero iguhe umugisha kandi marayika w'Imana akomeze kubana nawe. Ndagukunda cyane kandi ndakwifuriza umugisha w'Imana wowe udukurikira umunsi ku munsi. Abantu benshi barajwe inshinga no kubona insengero zabo zifungurwa, ariko RGB yatangaje ko nta rusengero rurakomorerwa mu zirenga 7,700 zafunzwe, ariko kandi hari izigiye gufungurwa. Ni izihe rero? Izigiye gufungurwa ni izi ngizi zikurikira. Nyemerera gatoya uze gutega amatwi wumve niba n'urwanyu rurimo. Ahangaha niba urwanyu rurimo uraza kubisobanukirwa neza, uraza kumenya neza uruza gufungurwa muri izi nsengero zisaga 7,700. Imana rero iguha umugisha. Ariko niba ari ubwa mbere tuguhaye ikaze kuri channel yacu, kora subscribe, ukore like, ukore share, commentaire yawe ni ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko nta rusengero rurakomorerwa mu zirenga 7,700 zafunzwe mu mwaka ushize kubera kutuzuza ibisabwa. Ahangaha ni amakuru yatanzwe n'umuyobozi mukuru wungirije wa RGB Dr. Usengumukiza Felicien mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo hamurikwaga imirongo ngenderwaho mu ivugabutumwa ryuzuzanya n'indangagaciro nyarwanda n'andi mabwiriza. Intego y'iyi mirongo ngenderwaho ni uguteza imbere imikorere iboneye mu ivugabutumwa no gukumira hakiri kare ikwirakwizwa ry'ubutumwa bushobora guteza amacakubiri, urwango cyangwa bwahungabanya indangagaciro rusange z'abanyarwanda. Mu mwaka ushize RGB yakoze ubugenzuzi ku nsengero hafi 14,000 afungwamo insengero 7,709 zari zifite ibibazo bitandukanye bishobora kubangamira umutekano n'ubuzima bw'abazisengeramo. Hano rero Dr. Usengumukiza yavuze ko mu gihugu cyose hari harimo inzu zisengerwamo hafi 14,000. Mu igenzura ryakozwe harimo n'inzego zitandukanye. Hamaze gukorwa iryo genzura hafi insengero 8,000 nizo zafunzwe zitujuje ibisabwa, zishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, ntizirafungurwa. Aha kandi yasobanuye ko insengero zakemuye ibibazo byatumye zifungwa zizafungurwa hashingiwe kuri iyi mirongo ngenderwaho, kuko ariyo izakuraho urujijo, ibe igisubizo kubifuza ko zifungurwa bashingiye ku marangamutima yabo. Umuyobozi w'ishami rya RGB rishinzwe imitwe ya politike na sosiyete sivile, Kanzayire Judith, yasobanuye ko uretse ikibazo cy'imyubakire ishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage cyagaragaye ku nsengero, harimo n'izatangirwagamo inyigisho z'ubuyobe, izabirirwagamo amacakubiri ndetse n'iziyoborwa n'abatujuje ibisabwa mu rwego rw'amashuri. Yasobanuye ko ku bufatanye n'Irembo hakozwe uburyo bw'ikoranabuhanga buzafasha gusuzuma ibisabwa n'isengero mu buryo bwihuse kugira ngo ibisubizo bizihute. Iri koranabuhanga rizatangira gukoreshwa muri Nyakanga umwaka w'2025. Yagize ati, iyi sisiteme igeze ku musozo, turatekereza ko izatangira neza mu ntangiriro z'ukwezi kwa Karindwi. Urubuga rurahari, ariko ntibibujije ko uwujuje ariya mabwiriza ashobora no kugana urwego akarugaragariza ko yabyujuje, hanyuma rukiga kuri dosiye ye. Kanzayire yatangaje ko kugeza ubu nta muryango ushingiye ku myemerere, amadini n'amatorero uramenyesha RGB ko wamaze kuzuza ibisabwa byatumye insengero zawo zifungwa. Yasabye abayobozi b'amadini n'amatorero gusuzuma ibisabwa bakabyuzuza, hanyuma
bagashyikiriza raporo RGB kugira ngo izi nsengero zakemuye ibibazo zizakomorerwe gufungurwa. Ahangaha rero niho nkubwira ko iyi nkuru igitumye nyizana, ndashaka gutangariza ko ubu ngubu RGB yamaze gushyiraho sisiteme nshya yo gufungura insengero. Ntabwo bizongera kuza gusuzumwa, ahubwo bizajya binyura mu irembo. Iyi ni sisiteme nshya yashyizweho kugira ngo ibibazo byose byarimo bikemurwe, ibibazo byose byari birimo bikurwaho mu izina rya Yesu. Ahangaha rero ibibazo byakemuwe, insengero mu kwezi kwa karindwi tayari zigiye gufungurwa. Insengero zigiye gufungurwa ni izihe rero? Ni izujuje amabwiriza, ni izumaze gukora ibisabwa byose, ni izimaze gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose cyakongera gutera umutekano muke, cyakongera guhungabanya umutekano muke. Ni urusengero rugomba gukuramo amacakubiri muri rwo, ni urusengero rugomba kuba rwujuje abantu bose bafite amashuri. Urwo rusengero ni urusengero rwubatse, rufite inyubako yujuje ubuziranenge. Urwo rusengero mu kwezi kwa karindwi tayari bazafungurirwa, ariko binyuze mu irembo. Ahangaha wamaze gusobanukirwa neza cyane. Ni urusengero rwujuje ibisabwa, ariko noneho sisiteme y'irembo niyo izakora kugira ngo gahunda yo kwihutisha yihute vuba cyane. Ntabwo bazongera kuza gusuzuma, ahubwo ibintu byose bizanyurwa mu irembo, ariko kandi abantu bose bujuje ibisabwa kugira ngo bigende neza. Ahangaha rero ni uko umuntu wese azakora ibisabwa kugira ngo afungurirwe. Mu kwezi kwa karindwi rero, mu kwezi kwa karindwi insengero nyinshi zigiye kongera gufungurirwa, insengero nyinshi zigiye kongera gufungurirwa. Ariko uruzaba rufunguriwe ni uruhe? Uruzafungurirwa ni uruhe? Ni urwujuje ibisabwa kugira ngo ibintu byose bigende neza, ndetse n'abantu bose bazakurikiza ariya mabwiriza y'ivugabutumwa, imirongo y'ivugabutumwa, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ubwo rero mu kwezi kwa karindwi hasigaye iminsi mike kugira ngo insengero zongere zifungurirwe, zongere zikore neza. Mu kwezi kwa karindwi abantu mwese mugiye kongera musenge neza ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Urwego rwa RGB rugiye gukemura ikibazo. Leta y'u Rwanda rero irakunda abaturage, ikunda abantu basenga, niyo mpamvu ishyiraho iyi mirongo yose kugira ngo ize kuba ari imirongo ngenderwaho, abantu babone uko batangira gukomeza gusenga, bakomeza kwinginga Imana, bakomeza gutakambira Imana. Ariko kandi icya mbere gikomeye ni uko abantu birinda amacakubiri. Icya kabiri ni ukuba abantu barujuje amashuri y'ibisabwa. Icya gatatu ni uko inyubako y'urusengero igomba kuba imeze neza. Hanyuma ibyo byose abazabyuzuza barahita basaba ku irembo babahe gukomorerwa, gukingurirwa urusengero rwanyu. Imana rero iguha umugisha, wowe wabanye natwe ukabana natwe mu biganiro byacu dukora bya buri munsi. Reka ngusabire umugisha w'Imana, kandi mwifurize amahoro, mwifurize amahirwe, mwifurize imbaraga, mwifurize imbabazi, mwifurize kubaho, mwifurize guhirwa, mwifurize gutunga, mwifurize gutunganirwa. Ongera ukore subscribe kuri channel yacu, ukore like, share na commentaire yawe, ni ngombwa. Imana rero iguhe umugisha, ndagukunda cyane. Ciao ciao.